Nshuti za Action TV mwiriwe amahoro. Uyu rero ni wa mwanya twabageneye wo kubasomera inkuru ziba zasohotse mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ubu rero murazi ko dukunda kubasomera ibinyamakuru byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane tukibanda mu kinyamakuru cya Kigali Today, aho haba tuvana inkuru zicukumbuye, inkuru rwose ziba zizewe. Ubu rero muri Kigali Today banditse bati abapolisi barimo CG Emmanuel Gasana bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abapolisi barimo ba Komiseri CG Emmanuel Gasana, CP Emmanuel Butera, CP Vianney Nshimiyimana, CP Bruce Munyambo, ICP Damas Gatare na ICP Private Gakwaya. Perezida Kagame kandi yanashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abandi bapolisi bo ku rwego rwa ofisiye bakuru 5, abo ku rwego rwa ofisiye bato 28 n'abapolisi bato 60. Hanasezerewe kandi abapolisi 7 ku mpamvu z'uburwayi ndetse n'abandi 6 ku mpamvu zitandukanye. Abapolisi bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru bakoze imirimo igiye itandukanye mu polisi no mu zindi nshingano zinyuranye. Bamwe bakirimo harimo CG Emmanuel Gasana wigeze kuyobora polisi y'igihugu, kuri ubu akaba ari guverineri w'intara y'Iburasirazuba kuva muri Werurwe umwaka w'2021. Hari kandi CP Vincent Butera wari komiseri ushinzwe ibikorwa bya polisi y'u Rwanda no kugarura ituze, ndetse akaba yaranabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya polisi mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Sudani y'Epfo INAMIS. CP Butera yabaye kandi umuyobozi w'ikigo cya polisi y'u Rwanda gitangirwamo amahugurwa yo kurwanya iterabwoba CTTC cya Mayange mu Bugesera, tutibagiwe ko yabaye umuyobozi w'ikipe ya polisi FC mu mwaka w'2005 ndetse anagira izindi nshingano zinyuranye muri iyi kipe. CP Vianney Mbarushimana asanzwe ari umuyobozi w'ishami rishinzwe intwaro ziciriritse n'ubutwererane mpuzamahanga muri Minisiteri y'Umutekano mu gihugu kuva muri Mutarama uyu mwaka. Yabaye kandi umuyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Cote d'Ivoire INOCI, ndetse anayobora ishuri rikuru rya polisi RPC riri i Musanze n'izindi nshingano zinyuranye yagize. CP Bruce Munyambo we yabaye umuyobozi w'ibikorwa bya polisi y'u Rwanda mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo INAMIS, ndetse aba na komiseri muri polisi y'igihugu ushinzwe ibikorwa no kugarura ituze, tutibagiwe no kuba umuyobozi mu ishuri ry'amahugurwa rya polisi y'u Rwanda rya Gishari. Aba bapolisi rero bakuru ndetse n'abapolisi bo ku rwego rwa ba ofisiye n'abandi bapolisi bato bahawe ikiruhuko cy'izabukuru tubifurije ibihe byiza, kandi Imana bakomeze mu murimo bakomeza guhabwa hirya no hino mu gihugu, kuko inshingano z'umunyarwanda ntabwo zijya zirangira. Imana rero ibagwirize umugisha kandi izababashishe byose. Turacyakomeza kubasomera none amakuru twabasomeye mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko nanone twaba turi bukiri muri cya kinyamakuru dukunda kubasomeramo inkuru cya Kigali Today. Kigali Today igira ati Gasabo, inzu yari igiye gufungurwamo akabari yafashwe n'inkongi y'umuriro. Inzu ikorerwamo ibintu bitandukanye harimo n'aho bateguraga gushyira akabari yafashwe n'inkongi y'umuriro mu ma saa 6 z'amanywa kuri uyu wa kabiri tariki 26 Nzeri umwaka w'2023. Iyo nzu iri mu mudugudu wa Nyakariba, akagari ka Musezero, mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo, yafashwe n'inkongi ku gice cyo hejuru aho uwitwa Kamero yateguraga gushyira akabari. Mwumva aho iyo nzu iherereye mu mudugudu wa Nyakariba, akagari ka Musezero, mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Iyo nzu rero ikaba yarategurwaga kugira ngo izahigirwemo akabari. Imodoka za polisi ariko zishinzwe kurwanya inkongi zarahagobotse hamaze gushya igisenge cyari gisakajwe ibyatsi. Uwatanze amakuru rero aya iki kinyamakuru cya Kigali Today witwa Mirindi avuga ko iyo nkongi yatewe no gusudirira mu nzu ibyuma,
hanyuma udushirira tukagenda dutaruka murazi ko iyo basudira hari udushirira tugenda dutaruka, twaragira dutaruka dufata ku gisenge cyari gisakaje ibyatsi bitangira gushya. Ubwo ngubwo uwo watanze amakuru aragira ati inkongi yatewe no gusudirira mu ibyuma. Murumva ko rero murumva ko udushashi twagendaga dutaruka twakongeje icyo gisenge cyari n'ubundi gisakajwe ibyatsi, nta kabuza rero cyagombaga gushya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akagari ka Musezero Egide Habumuremyi avuga ko ikindi cyakekwa kuba cyateye iyo nkongi harimo n'abashoboraga kuba barimo bahanywera itabi. Ubwo ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akagari ka Musezero Egide Habumuremyi uvuga ati birashoboka ko no mu bantu bari bari aho wenda baje no kureba cyangwa se wenda barimo bategura icyo gikorwa cy'aho hantu akabari kagomba kuzajya, hari abarimo binywera agatabi. Murumva yuko n'ubundi aho hantu banywera itabi kandi bazi ko ahantu nyine haba hari ibyatsi cyangwa se bari mu nyubako hasi no hasi cyangwa se impande n'impande haba hari ibyatsi, narinda ko ngo n'ubundi bubakishaga ibyatsi hejuru. Urumva ko hari ibintu by'ibyanda cyangwa se ibindi bintu bidatunganyije, mbese batitaye ku isuku yaho, ku buryo ibyo byatsi byagiye bijya hasi byagiye nyine bikongeza iyo nkongi, byashoboye gukongeza iyo nkongi y'umuriro. Habumuremyi akomeza agira ati turagira inama abaturage yo kujya bubakisha ibikoresho bikomeye uriya yari yasakaje ibyatsi mu rwego rw'umurimbo. Nyaboneka nunarimba ariko ugashaka gukorera ibintu byawe ahantu abantu bazajya ari imbaga, uzajye wibuka yuko ibintu urimo gukoresha byagombye kuba byujuje ubuziranenge. Uzajye wibuka ko ibintu wagombye gukoresha byagombye kuba ari ibikoresho rwose bitazateza ikibazo. Nyaboneka turabihanangirije, turongeye turabasabye tubikuye ku mutima ko ahantu hose mwubaka izo nyubako mukagenda mukikizaho ibyatsi, mukikizaho utuntu tudasobanuka ukuntu, muvuga mutereka turimbishe ariko mukarimba inyubako zanyu ibintu by'ibyatsi, mujye mwitegura ko isaha n'isaha wenda uko byakagenda kose umuriro ushobora kuzamo ukabitwika kandi bikaba byakwangiza ubuzima bwanyu ndetse butaretse n'ubuzima bw'abagenderera. Rero turasaba ko mwajya mubyitwararika mu gihe mugiye kubaka, kandi nanone twaba dusaba abantu bashinzwe inyubako mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi abantu bateranira ko bajya bitwararika ibyo bintu, kubakisha ibyatsi rwose abantu bakabica bikaba umuco wo gucika, kuko kubakisha n'ubundi ubunywera ibyatsi yego biraharimbisha abantu bakajya banezerewe bakahubwa amahumbezi y'izuba rikomeye, ariko nanone bajye bita ku byo inyubako zijuje ubuziranenge ziba zisaba. Turabifuriza rero ko mwakomeza kugira amakenga, turabifuza ko mwakomeza kugira ubushishozi muri izo nyubako zose ziba zateraniramo abantu, kugira ngo twirinde ibyago cyangwa se byatubaho cyangwa bikaba byanagera ku bantu baba batugendereye. Tubifurije rero ko mwakomeza kugira imirimo myiza mu byo mukora byose, ariko nanone mwitanga kandi mukitangira ubuzima bw'abagana. Murakoze.